Shalom kuri wowe uje hano kuri Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze cyane kuri wowe wakoze subscribe. Data wa twese akugirire neza. Nawe ubaye uje ari ubwa mbere utarayikora, nyuma yo gufashwa n'ijambo ry'Imana, turagusaba ko ukanda subscribe. Biragufasha iki? Biragufasha kuba igihe cyose dushyizeho ikiganiro uzajya tukibona mu ba mbere. Cya kabiri, ni ukuvuga ngo channel ihita iba muri telefone yawe, ntabwo wongera kujya gushakisha ngo wandikamo Senga Ubohoke igihe wenda umaze igihe utadukurikirana. Ni ukuvuga ngo izi channel ihita iba muri telefone yawe. Imana rero ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Tuje kuvuga ku gicaniro cy'umuryango, cyane iyo ari igicaniro gituruka cyangwa se cyubakiwe ibigirwamana. Igicaniro cyubakiwe ibigirwamana, hari ibibazo byinshi umuryango ucamo bitewe n'ibicaniro byabanje kubakirwa ibigirwamana. Iyo tuvuga umuryango duhera ku bawutangiye, abatangizi b'umuryango. Abatangizi b'umuryango iyo bubakiye ibigirwamana, ibicaniro, abakomoka kuri uwo muryango bose bakontororwa n'ibyo bicaniro. Iyo ari igicaniro cy'ubwami bw'umwijima, cya gicaniro cy'ubwami bw'umwijima gikurikirana umuryango wose. Cyaba ari igicaniro cy'Uwiteka, nacyo kigakurikirana umuryango wose. Reka tubanze dusenge. Ibi tubivuga kugira ngo umenye ibibazo ucamo, aho bituruka n'aho bikomoka, ariko tugira ngo nanone ugire guhumuka mu buryo bw'umwuka, umenye uko uzajya usengera ibibazo byawe n'intambara ucamo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka w'Imana, manukira imitima yacu, manukira ubugingo bwacu. Ngwino mu kanwa kanjye, mpinduka akanwa kawe kuri buri wese uje kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke. Ukijeho wese ahabwe umugisha, abohoke kandi ahabwe imbaraga zo gusenga. Utagiraga ubushobozi bwo gusenga, nk'uko aje ku gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, ahabwe amavuta yo gusenga, abashe kandi no guhabwa amavuta yo kubohoka. Urakoze Mwami Yesu Kristo, mpinduka akanwa kawe, Umwuka Wera avugire muri nge, kandi Umwuka Wera aherekeze iri jambo ryinjire mu mutima wa buri wese uje hano. Ntihagire n'umwe uva hano uko yaje. Mu izina rya Yesu Kristo, nirukanye umwuka wabuza uje kumva iri jambo kutarisoza. Mu izina rya Yesu Kristo, buri wese uje hano wumva iki cyigisho, muhe Mwami inyota n'ishyaka ryo kugira ngo yumve kandi asobanukirwe ndetse asoze icyo ushaka kuvugana nawe kuri iki gicaniro, umwigisha, umuhugura. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana yacu ni Imana ivuga, yigisha, ivuga igira umuntu inama, ivuga ihumuriza umuntu, ivuga itanga ubuzima, ijijura. Ni ukuvuga ngo rero wowe uje hano uravugana n'Imana ikwigisha, iguhugura, inakujijura. Uwiteka aguhe umugisha. Tugiye rero kuganira ku gicaniro cy'umuryango nk'uko nabibabwiye. Twatangiye tubona yuko igicaniro ni ikiraro gihuza umuntu n'isi y'umwuka. Iyo ari igicaniro cyubakiwe Imana, noneho kikaba cyakubakwa n'umutangizi w'umuryango, Imana rurema iba Imana y'umuryango. Iyo habayeho ibyago, umutangizi w'umuryango akubaka igicaniro acyubakiye abakurambere, acyubakiye
ibigirwamana. Cya gicaniro cyubakiwe ibigirwamana cyubatswe n'umutangizi w'umuryango. Ni ukuvuga ngo umuryango wose wisanga uri mu maboko ya za mbaraga z'ibigirwamana cyangwa se ya za mbaraga z'ubwami bw'umwijima. Satani hano kugira ngo akore muri iyi si y'ibigaragara, nawe bimusaba igicaniro. Ubyibuke ko Satani yigana Imana, si Imana ariko yigana Imana. Yashatse kwigira nk'Imana, ndetse n'ijambo ry'Imana ritubwira yuko yitwa Imana y'ab'iki gihe. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cyaho cya 4, reka ariho dutangirira kugira ngo ibyo tuvuze ubisobanukirwe. N'umurongo waho reka duhere ku murongo wa 2 tugeze ku wa 4. Hatangira havuga ngo niducogora ahubwo twanga ibiteye isoni ibikorwa rwihishwa, tutagendera mu biriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima w'imbere y'Imana. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Wumvise iby'iri jambo cyane cyane umurongo wa 3 n'uwa 4. Hatangiye havuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka. Iri jambo rivuze ngo niba ubutumwa twahawe butwikiriwe abarimbuka. Nuvuga ngo niba ubutumwa buhishwe butwikiriwe, ikintu gitwikiriwe ntabwo wakimenya, ntabwo wakibona, ntiwamenya n'icyo ari cyo. None rero ubutumwa bwiza iyo butwikiriwe, abantu ntibabumenya, abantu ntibabwakira, abantu ntibabwumva. None rero sasa igihe batabwumvise, haba hari ishyano ryo kurimbuka, kuko ijambo ryavuze ngo bwatwikiriwe abarimbuka. Nuvuga ngo abarimbuka ntibabasha kububona, ntibubasha kubageraho, ntibabasha kubwumva. None rero ngo ariko abo ngabo batabasha kubwumva, abo ngabo nyine bisanze ubutumwa bwaratwikiriwe kuri bo butabageraho. Birivuze ngo nibo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Kumbe hano turabona ko hari Imana y'iki gihe yahumye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa w'ubwo butumwa bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Reka nkubwire muri Kristo, wosobanukiye ko hari Imana y'iki gihe ihuma imitima abantu, idashaka ko ubutumwa bwa Kristo bubatambikira. Wowe Imana ishimwe, wowe ni ukuvuga ngo uri umwana w'umugisha, uri umwana w'ubugingo, ubugannye kino gicaniro kugira ngo wumve ubu butumwa bwiza. Dutangiye rero tuvuga igihe cyose habayeho igicaniro mu muryango, icyo gicaniro kikubakwa n'umutangizi w'umuryango. Twese aho tuva tukagira uwitwa ko ari umuntu ushyitse wuzuye, agira umuryango akomokamo. Iyo umuryango ukomokamo rero bubakiye ibigirwamana igicaniro, cyangwa se ukubakira abakurambere igicaniro, uwo muryango wose bitewe n'uko uwubatse igicaniro ari umutangizi w'umuryango. Iyo tuvuga umutangizi w'umuryango, ashobora kuba so, ashobora kuba nyoko. Ubwo we ni umutangizi w'umuryango, kuwukomoka kuri so ugakomoka kuri nyoko. Nta muntu undavuga wabyawe n'umugore uwo ari we wese, aba afite aho akomoka n'aho aturuka. Iyo rero habayeho ibyago ko abatangizi w'umuryango, abo duturukaho, bubakira ibicaniro isi y'umwijima. Iyo tuvuga isi y'umwijima, ni isi ya Satani, ni kimwe mu gice cy'isi y'umwuka twita isi y'umwuka ariko y'abadayimoni ya Satani.
impamvu tuvuga ko ari isi y'umwuka nuko Satani ntagaragara, ni umwuka. Abadayimoni ari bo bamarayika b'umwijima nabo ubwabo niki? Ni umwuka, ntibagaragara. Iyo rero habayeho umuntu ushaka gusabana na Satani n'abadayimoni, bisaba kugira ngo agire igicaniro yubakira Satani, yubakira abadayimoni. Mu ishusho rero y'uburiganya n'ubuyobe bwinshi, hari abantu bagiye bizera ko badaterekereye sogokuru wabo wapfuye, badaterekereye umukurambere bakomotseho, badashobora kubona amahoro, badashobora kubona ihirwe, bakazajya bubaka ibicaniro by'umukurambere. Bo bakibwira ngo baterekereye umukurambere, ariko kandi baterekereye Satani, kuko Imana nyir'ijuru n'isi yaremye igihumeka cyose gifite ubugingo, itubuza kugira ikintu icyo ari cyo cyose twambaza cyangwa dusenga, kabone naho yaba ngo ari abamarayika cyangwa ari ishusho yo mu ijuru. Ibyo ngibyo igihe wabikoze, wowe utangiye gusenga ibindi bigirwamana. Kandi muri uko gusenga ibigirwamana, nuvuga ngo iyo tuvuga ibigirwamana ni ikintu cyagizwe Imana. Urabyumva neza iki Kinyarwanda? Ikigirwamana ni ikintu cyagizwe Imana ariko atari Imana. Noneho sasa ubundi Imana niyo yonyine yo gusengwa, niyo yo gupfukamirwa, niyo yonyine yo kubahwa, niyo yonyine yo kwambazwa. Igihe cyose umuntu ari mu bibazo, ari mu byago, ari mu makuba, ababaye, Imana yakuremye ikakuzana ku isi niyo yonyine yo kwambazwa, niyo yonyine yo kwitabazwa. Noneho iyo habayeho kwitabaza sogokuru wawe wapfuye, nyogokuru wapfuye, iso ukamwambaza, ukamutakira, umubwira ibibazo, icyo gihe umugize Imana, abaye ikigirwamana cyawe. Ni ibintu Imana rero irakariramo cyane kandi ikabihana. Ariko mu yandi magambo, wowe wakoze ibyo ngibyo, haba hari imbaraga zakuyobeje. Hari umwuka wa Satani uba waje ukakoshya, ukagushyeshyenga, ukagushukashuka, uko Satani yashutse Eva. No muri iki gihe cya none niko ashuka abantu, bakisanga barimo barasenga izindi mana cyangwa se ibyagizwe Imana ariko bitari Imana. Bakisanga barimo barambaza ibitagomba kwambazwa, bakisanga barimo baratabaza ibitabafitiye umumaro, bitabasha no kubatabara. Icyo gihe rero hahandi wakoreye icyo gikorwa cyo kwambaza, hahandi wakoreye igikorwa cyo guterekera, ugaterekerera umukurambere, ni ukuvuga ngo ni uburyo guterekera, ni uburyo bwo utura abadayimoni, utura imyuka mibi. Icyo gihe uba utuye abadayimoni, uba urimo uratura abapfuye. Icyo gihe rero mu isi y'umwuka, aho ukoreye icyo gikorwa cyo gutura cyangwa guterekerera, direct uhashyize igicaniro cya Satani, hashyizwe igicaniro cy'isi y'umwijima. Icyo gicaniro cy'isi y'umwijima rero, wowe wubatse, ukururiye akaga ubwawe, wikururiye akaga, wikururiye umuvumo, ndetse wikururiye n'abagukomokaho nk'umuntu uba utangiye umuryango. Ibi rero tugiye kubireba mu ijambo ry'Imana. Tujye mu gitabo cy'Abacamanza, igice cyaho cya 6. Dutangira tubona ukuntu Abisirayeli baneshejwe n'Abamidiyani. Uwiteka ababwira impamvu yo kuneshwa kwabo. Uwiteka akubwira impamvu yo gutsindwa kwawe, akubwira impamvu y'inyatsi zawe, akubwira impamvu y'izo ndwara, akubwira impamvu y'ibyo bibazo urimo uracamo. Buri kibazo cyose umuntu acamo giba gihetse impamvu yacyo. Haba hari impamvu. Nta bibazo wacamo, nta bibazo wanyuramo bidafite impamvu. Waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, yaba ari n'umwana wawe muto,
uriwe wese, waba uri umuntu ukomeye, waba uri uworoheje, warize cyangwa utarize, mwese abo bose mvuze twese twaremwe n'Imana, tuzanwa n'Imana hano mu isi. Itandukaniro tuba dufite ni ahantu umuntu yagiye avukira, ni ahantu umuntu yakomotse, nubwo ntawe uhitamo aho avukira, nubwo ntawe uhitamo umubyeyi umubyara, byose bikorwa n'Imana. Ariko buri wese uje mu isi, Imana ibimufiteho impamvu, ibimufiteho intego, ibifite ikimuremeye. Kabone na wa mwana uba waravutse ise ntamenyekane, uwo mwana wenda tuvuge nk'umuntu uba wararyamanye n'abagabo benshi, igihe kikagira agatwita, rimwe na rimwe yabyara uwo abwiye ngo nagutwitiye akihakana uwo mwana, ntamwemere. Ukaba waravutse muri ubwo buryo, uri umwana umeze gutyo, utazi so yarakwihakanye, bitewe wenda n'umuco w'umubyeyi wawe cyangwa wa nyoko wakubyaye. Ntibivuze ko utavutse ku bushake bw'Imana, waje ari Imana yabitegetse. Ntibivuze ko Imana itagufiteho umugambi, Imana igufiteho umugambi. Noneho rero sasa, hamwe nuko Imana igufiteho umugambi, iyo uramutse witahuye ukaza kuri ya Mana yakuzanye, kuko uri produit y'Imana. Nicyo nkunze kubwira abantu, uri produit y'Imana, uri ikibumbano cy'Imana, uri umutungo w'Imana. Iyo ugarutse rero ukagaruka kuri ya Mana yaremye ijuru n'isi, yakuremye nawe, ntuyiyobe ngo uyoboke ibyagizwe Imana, aribyo twita ibigirwamana abantu basenga hano mu isi bimwe na bimwe. Kuko nabisobanuye, iyo uterekereye umukurambere wawe ukamwambaza, icyo gihe umugize Imana kandi atariyo. Ubwo rero yiswe ikigirwamana. Ariko mu buryo bwa Satani, mujya mubibona, abagiye mu bapfumu murabizi, umupfuma ashobora guhamagara wa mukurambere ko kukumva murimo arimo aravuga, ariko 100% uriya mukurambere siwe nyirizina uba urimo uravuga, ahubwo ni umuzimu we. Iyo tuvuga umuzimu, hari ubwoko butatu bw'amashitani, tuzabuvugaho byihariye. Mu bwoko butatu bw'amashitani rero harimo ubwoko bwitwa imizimu. Ni ikiremwa udashobora kubona, icyakora cyo gishobora kuba kikuzi, wese kikuzi, aho gishobora kuza kikakwibwira, ukumva ijwi ry'icyo kiremwa ari kubwira ngo uwo muzimu, ukaza wiyitirira ko ari sogokuru wawe, ariko ari umuzimu wari uwa sogokuru wawe urimo uravugana nawe, atari sogokuru nyirizina. Ni uburyo rero bundi Satani akoramo umurimo we. Icyo gihe rero wowe urimo uravugana n'iyo myuka mibi, kuko umuzimu ni umwuka mubi. Igihe rero hazamuwe iyo mizimu ukaganira nayo direct, wowe wisanze mu isi y'umwijima. Ubugingo bwawe, imibereho yawe hano mu isi izaba munsi y'ubutware bw'ubwami bw'umwijima. Igihe rero wiyemeje kuba munsi y'ubutware bw'umwijima, Imana igutera umugongo. Uba wahisemo kuba umwana wo mu butware bw'ubwami bw'umwijima, ugomba kuyoborwa n'ubwami bw'umwijima, aribwo bwami bwa Satani, biciye mu muzimu wavuganye nawe, kandi nanone biciye mu mutambyi. Abapfumu ni abatambyi b'isi y'umwijima, ni abakozi ba Satani twita abatambyi b'isi y'umwijima. Igihe rero wisanze muri bo direct, wowe witandukanyije n'Imana. Uhereye igihe ukibajyamo witandukanyije n'Imana, ni nkaho ugurishije ubuzima bwawe, ugurishije imibereho yawe kugira ngo ibe munsi y'ubutware bwa Satani, biciye ku gicaniro cy'ubwami bw'umwijima kiba gihagarariwe n'umupfumu. Noneho rero sasa, icyo gihe rero Imana igutera umugongo, kuko uba wahisemo kujya mu bundi bwami, ko aribwo bugenga imibereho yawe, aribwo bugenga ubuzima bwawe. Icyo gihe rero ushobora kwisanga mu byago no mu makuba, muvumo ukakuzaho w'indwara,
umuvumo wo kubura amahoro, umuvumo wo kudasinzira, umuvumo w'uburwayi bwa hato na hato, ubwoba bwa hato na hato, kwikanga ubusa, guhorana umutima uhagaze. Ibyo byose ni ibimenyetso by'umuvumo. Guhorana umutima uhagaze, umutima uguhagazemo, ugahorana amaganya no kwiheba kwinshi n'agahinda kenshi, ugahora imbere yawe ubona ibibi gusa, nta byiza ukurura imbere yawe ngo ubibone, ahubwo nta cyizere cy'ahazaza ufite. Izo ni umuvumo ukururwa n'ibicaniro by'abadayimoni. Tuzabigarukaho, cyangwa se ukururwa n'ibyo bicaniro biyo biba byarubakiwe ibigirwamana mu muryango. Tugiye rero gusoma hano mu Bacamanza igice cya 6 twihuse, duhere ku murongo waho wa 3. Handitse ngo, kandi Abisiraheli barangizaga kubiba Abamediyani bakazamuka n'Abemeleki n'Ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bakasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubwo Abamediyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubwo Abamediyani, Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli avuze ngo, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Ababisirayeli urumva icyo bazize. Imana yabakuye mu gihugu cy'uburetwa ibakura muri Egiputa, ariko ibaha itegeko iravuga ati, igihugu mbajyanyemo muramenye ntimwubahe imana zabo, kuko igihugu Imana yari bajyanyemo bari bafite izindi mana basenga. Bari bafite imana zindi basenga z'Abamori, aribo bari ba nyiri icyo gihugu. Ngo ariko Abisiraheli banga kumvira Imana. Banze kumvira Imana rero, icyababayeho ni iki ngiki, kubera basenze izindi mana, kubera bayobotse izindi mana zitari Imana yabaremye, zitari Imana rurema. Bisanze mu biyago, bisanga baterwa n'Abamori, bisanze baterwa n'Abamediyani, ndetse bari kumwe n'Abemeleki barabatera. Batewe n'Abamediyani, baterwa n'Abemeleki bafatanyije, barabatera. Bamaze kubatera, kandi kibi cy'Abamediyani n'Abameleki bateraga Abisiraheli muri cya gihe babaga bari mu gihe cyo gushaka gusarura, cyangwa se mu gihe babaga bashaka gutera imbuto. Umva nkubwire inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, birashoboka ukabudukurikirana hari abadayimoni bakwataka mu gihe ufashe umushahara, mu gihe ufashe amafaranga yawe ntumenye aho aciye, menya impamvu zabyo. Urumva ko ibyo bibazo waba ufite bihuye neza n'ibyo Abisiraheli. Abisiraheli bageraga mu gihe cyo gusarura imyaka yeze. Icyo gihe nibwo igitero cyabagabwagaho, hakaza igitero cy'Abamediyani, hakaza igitero cy'Abemeleki, ngo maze bakagira gute, bagasiribanga imyaka yabo, ngo ntibabasigire na gake. Intama n'inka n'indogobe byose by'Abisiraheli bakabinyagwa, bigatwarwa. Ngo ndetse ababateraga bazaga ari benshi cyane, bazaga ari benshi ngo bameze nk'amarumbo y'inzige, ku buryo ngo n'ingamiya zabo ntiwabaga wabasha kuzibara, bakarimbura igihugu cyabo. Birashoboka watakwa n'imbaraga ziba zizanywe no kurimbura umubiri wawe n'ubuzima bwawe, ukatakwa n'imbaraga ziba zije kurimbura ibyo ukora n'imikorere yawe, ukibwira ko ibi kubaho ari ibintu biri rusange. Woya, ntabwo ari yego bishobora kuba ibibazo ushobora kuba urimo uracamo ubibona no ku bandi bisa nk'aho ari rusange, ariko kuri wowe biba bifite aho biva, biba bifite n'aho bikomoka, kuko tubonye yuko buri kibazo cyose kiba gifite impamvu. Ijambo ryatubwiye yuko
ngo Abisiraheli baneshwa n'Abamediyani, Uwiteka babwira impamvu yo kuneshwa kwabo nuko bayobotse izindi mana, batangira gusenga imana z'i Mowabu. Batangiye gusenga imana z'i Mowabu batakiye Uwiteka, ariko Uwiteka arabumva. Nibwo yahisemo Gideyoni ngo ajye gufasha buno bwoko mu maboko ya Mediyani. Gideyoni arwanirira Abisiraheli, arwana urugamba, yirukana Abamediyani abatsinde. Mu gutoranywa kwa Gideyoni, wibuke ko mbere y'uko yindira mu rugamba Imana yamwibiye ibanga. Mu gice ku murongo wa 25 Imana imwibira ibanga, tubona ijambo rivuga ngo Gideyoni asenye igicaniro cya Bali. Urasabwa kugira ngo ubanze usenye igicaniro cy'imizimu y'iwanyu. Urasabwa kugira ngo ubanze usenye ibicaniro iso yubakiye za Nyabingi, iso yubakiye imyuka y'abapfuye. Urasabwa kugira ngo ubanze kujya gusenya igicaniro iso yubakiye Satani cy'abarangi. Birasaba kugira ngo ubanze ujye gusenya igicaniro iso yubakiye imyuka y'abadayimoni, ariyo kera bimvaga yuko ari abakurambere. Ntabwo umukurambere yaza, ntabwo umuntu wapfuye ntabwo wamwambaza ngo agutabaze. Ntabwo umuntu wapfuye yaguhira ngo umusabe ihirwe ngo aguhire, ntibibaho. Imana ni itanga ihirwe, igatanga umugisha. Rero reka dusome uko Imana yabwiye Gideyoni icyo yagombaga gukora nyuma yo gutoranywa. Imana avuga ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya, ni Imana ikunda ituro nshuti yanjye. Ubyumve, enda imfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri maze imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatswe igihome ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucoshesheje inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Urumva ko mu muryango wa Gideyoni kwa se hari harubatswe igicaniro cya Bali. Si kwa Gideyoni gusa rero, ahubwo bamwe mu Bisiraheli benshi bari baragiye bubaka ibicaniro by'iyi mana yitwaga Bali, ariyo mana y'Abamori. Iyo bari barayobye Satani yarabayobeshe. Noneho rero Imana ituma ibakuraho amaboko, ababisha babo bajya babatera bakabanesha, ariko bongeye kugarukira Uwiteka bakamutakambira. Uwiteka kugira ngo abakemure ikibazo cy'Abamediyani babateraga, abanza kubwira Gideyoni ngo genda ubanze usenye igicaniro iso yubakiye Bali. Ese uza mu gakiza, cyangwa se niba udukurikiranye utarakizwa, dore ibanga ryo kugira ngo mu gakiza kawe gakomere. Impamvu ubona abantu bakizwa ntibakomere mu gakiza kabo, araje arakijijwe ariko ibyaha ni byose. Kureka inzoga agacamo akayinywa, ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi akabikora. Niza mbaraga z'ibicaniro byo mu muryango wa bikimukurikirana. Gideyoni rero kugira ngo ahabwe intsinzi, ibanga Imana yamuhishuriye nuko yagombaga kubanza gusenya igicaniro cyase yari yarubakiye abadayimoni cyangwa se ibigirwamana. Ndajya nkubwira ngo utarasenya ibicaniro iso sogokuru wawe yubakiye za Nyabingi, utarasenya ibicaniro umuryango wawe aho ukomoka bubakiye Satani, ibibazo kukuvaho ntabwo ari ibya nonaha. Banza ugenda usenya ibyo bicaniro by'abazima. Numara gusenya ibicaniro by'abazima, uze ku gicaniro cy'Uwiteka, utange ituro ryiza. Iyo tuvuga ituro ryiza, ni ituro ry'umutima ukunze kandi rivuye mu bubiko bwawe, rivuye mu cyuya cyawe,
kuko wumvise ukuntu Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatseho igihome, ubyitondeye kandi wende imfizi ya kabiri uyitambe igitambo cyonswa. Ndavuga ku muntu ushaka kuzana umugisha, arashaka umugisha w'ibifatika hano mu isi. Ntabwo ituro rishobora kugufasha kubabarirwa ibyaha byawe. Oya, kubabarirwa ibyaha byawe ni ukwizera Yesu Kristo n'urupfu rwe, amaraso ye akaguhanaguraho ibyaha. Yesu yabaye amaraso, Yesu Kristo n'urupfu rwa Kristo rwahindutse ituro ricungura cyangwa rikiza ubugingo bwawe n'ubwanjye. Nge ndavuga ku muntu ushaka guhagarika ibibazo by'umuvumo. Ndavuga umuntu ushaka guhagarika ibibazo by'iki by'umuvumo w'ubukene, muvumo w'indwara, muvumo wo gukenyuka, muvumo wo kudashaka, wo kutubaka urugo, kutabyara. Biragusaba ituro ryiza rivuye mu mutima wawe ukaritanga ku gicaniro. Nicyo gisubizo cyahagarika. Umva, ituro linako sadaka, reka mbivuge mu Giswahili, sadaka inakomesha laana. Mbisubiremo, sadaka inakomesha laana ya ukoo wala ya familia wala ya nchi, hata nchi. Mbivuga mu Kinyarwanda, ituro rihagarika burundu umuvumo, yaba ari umuvumo w'umuryango, umuvumo w'igihugu, n'igihugu bwacyo kigira ngo kivumurwe. Ni ngombwa yuko abayobozi b'igihugu batanga ituro ku Uwiteka. Reka tuvaho ngaho rero. Hano iki gihugu cya Israel cyari kiri mu kaga, cyora kisanga kirukanka igihe cyatatswe n'Abamediyani. Ariko Imana ihagurutsa umucunguzi w'ubu bwoko nyuma yuko ab'ubu bwoko bw'iki gihugu cy'Abisirayeli baba batakiye Uwiteka, ibazanira umucunguzi witwa Gideyoni. Gideyoni rero nawe iramubwira ngo banza ugende usenye igicaniro iso yubakiye Bali. Ukeneye kubanza gusenya igicaniro umuryango wawe wubakiye abadayimoni, umuryango wawe wubakiye imyuka mibi. Ubyibuke, twavuze ko igicaniro hari ibikigize ibintu bigera 4 muri 4 by'ingenzi. Twavuze Imana y'igicaniro, tuvuga ituro ry'igicaniro, umutambyi w'igicaniro n'umuriro w'igicaniro. Nubango rero igihe ugarutse ku Mana, ni ngombwa ko ushaka kwikurengera ikagukura muri ibyo bibazo. Simvuze ku bintu bijyanye n'ibyaha amaraso Yesu Kristo yarabihanaguye. Niba unkurikirana warize Yesu Kristo warababariwe, kandi niba hari rimwe na rimwe ukigwa mu byaha, ntibivuze kutababariwe, ahubwo hari imbaraga ziri gusunikamo zihora zikugusha, ukeneye kugira ngo zikuveho. Imbaraga zatangiwe ituro kugira ngo zigufate, imbaraga zatangiwe ibitambo kugira ngo zikuganze. Izo mbaraga zatangiwe ibitambo kugira ngo zigukontorore, biragusaba kugira ngo mu rwego rwo kubohoka kwawe, semen, mu rwego rwo kubohoka kwawe, imbaraga ubona ziguteza inyatsi, imbaraga ubona zigutwaza igitugo z'uburwayi bwa hato na hato, uburwayi bukaba budakira butava mu rugo iwawe, ubukene bukaba butava mu buzima bwawe, kandi nta kuba utagize ngo uburwanye. Urakora, urahembwa ukwezi buri kwezi, ariko nta wakubaza n'igiceri cya 5 bijya kugera ku itariki. Niba uhembwa kuri 30 bikagera ku itariki ya 5 amafaranga yashize. Izo ni imbaraga z'inyatsi wasunikiwe kandi ziva ku bicaniro bimwe na bimwe byo mu miryango yanyu. Kugira ngo wakire kubohoka rero, nuko ugomba kugaruka ku gicaniro cy'Uwiteka. Wamara kugaruka ku gicaniro cy'Uwiteka, tugasenya ibicaniro byose yubakiye Bayali, tugasenya ibicaniro byose yubakiye za Nyabingi, ibyo so yubakiye abakurambere. Ariko nyuma yaho hari ituro rikugomba. Mbivuge, mwabirwanya mutabirwanya, niko kuri. Ntabwo kuri twaguhisha ukuri, ntabwo nshobora kuguhisha. Nge ndi umukozi w'Imana wahamagariwe
kubwiza abantu ukuri, nzakuvuga ukwanjye ariko wakumvise. Ukuri ni uko nguko, ugatanga ituro ku gicaniro cy'Uwiteka. Umutambyi ariwe mukozi w'Imana akagusengera ukabohorwa. Nguko inzira, strategy, amaeri ya kukomesha. Hiyo ndio hekima ya kukomesha matatizo ya kiukoo, matatizo ya kifamilia. Hiyo niyo nzira yo kurangiza ibibazo bikomoka mu muryango, cyane cyane biba biterwa n'ibicaniro biba byarubatswe n'abo mu muryango n'abatangizi b'umuryango. Natangiye mbabwira rero yuko igihe umutangizi w'umuryango yubaze yuko abo muri uwo muryango bagomba gukontororwa na cya gicaniro. Kenshi na kenshi rero hari inzozi murota kandi mucishwamo, ariko ari Imana irimo irabereka ngo do ibi bibazo uri buracamo birava ku bicaniro by'umuryango. Tuzagaruka ku nzozi zigaragaza ko ibibazo uhura nabyo biterwa n'igicaniro cy'imyuka mibi kiri mu miryango yanyu. Imana ikugirire neza. Ngiri ibanga rero, ushaka kugendana n'Imana ubakira Imana igicaniro. Numara kubakira Imana igicaniro, senga ariko tanga n'amaturo yawe, uyatanga ku Mana yaremye ijuru n'isi. Umuntu udatura ngo ature Imana ihoraho, atangira Imana amaturo, biragoye kugira ngo abohoke abone umugisha w'Imana kandi ari uw'Imana. Hari abantu basenga bitwa ko ari abantu b'Imana, koko bubaha basenga Imana, banayumvira pe, ariko mu buzima bwabo ntibatura Imana, ntibazi gutura, ntibazi gutanga amaturo. Biragoye cyane rero kuko Imana ni Imana nyamana igomba guturwa. Umwami aho ava akagira araturwa. Iyo udatura umwami uba ufite ikibazo. Niyo mpamvu ubona nababwiye ngo mu isi y'umwijima mu gice cya Satani, ni ngombwa uyikijya ku mupfumu arakubwira ngo tanga ituro ry'abakurambere. Umutambyi, buri umupfumu ni umutambyi w'ikuzimu. Rya turo rero iyo abakurambere baryakiriye nuvuga ngo ariyo myuka mibi yitirirwa abakurambere, abadayimoni barazamuka. Uwashaka guteza ibibazo, niba ari umuvumo, niba bashaka kukuroga, bazatongera ihembe rize ryahuranye umuntu, kuko rya hembe ari ryo wa mudayimoni waje mu ishusho y'ihembe yahawe amaturo. Yego birashoboka ko twirukana ayo mahembe akagenda nta turo utanze, kandi koko akagenda. Ariko ikibazo ni uko n'ubundi igihe kigera akakugarukaho, ntabwo agenda burundu. Uburyo bw'intsinzi yawe rero ihoraho, menya Uwiteka, umenye no gukora umurimo w'igicaniro, nyine nawe ubwawe mu mwuka uhinduka umutambyi. Mu guhinduka umutambyi, umutambyi akora akazi k'umurimo wa gitambyi. Buri mutambyi yajyaga imbere y'Imana ajyanye ibyo agiye gutamba. Kandi ko ijambo ry'Imana rituvuga yuko Imana ducunguriye kuba abami n'abatambyi. Umutambyi utagira ibitambo utamba, ugomba kuzajya utamba ibitambo by'amashimwe imbere y'Imana ihoraho. Imana y'amahoro ikugirire neza. Twahishuraga rero uburyo bwo kubohoka, twahishuraga ingaruka zikomoka ku bicaniro bya Satani, by'abadayimoni, bicaniro by'abakurambere, bicaniro by'umuryango. Iyo ari igicaniro cy'umuryango mu ruhande rwa Satani, twabonye igicaniro cy'Imana. Umuntu w'umutangizi w'umuryango yubatse igicaniro cy'Imana. Aburahamu yubatse igicaniro cy'Uwiteka, bituma Imana iba y'umuryango, yabaye Imana y'abamukomokaho bose, kuko yubatse igicaniro cy'Uwiteka. Imana ikazageza ikabwira Isaka ati kubw'umugaragu wanjye, kubwaso wari umugaragu wanjye Aburahamu, nguhaye umugisha. Ibyo mbikoze kubw'umugaragu wanjye Aburahamu ari wo so wawe, kuko yari yarubakiye Imana igicaniro.
umuhungu we nawe araza yubakira iki? Uwiteka igicaniro. Yakobo nujya mu cyigisho cya mbere, wowe wari ubwa mbere wumvise iki cyigisho, ugende utangire usubire inyuma urebe icyigisho cy'igicaniro icyo ari cyo, urasobanukirwa ibi bintu. Rero nguyu umugisha w'Imana, uburyo bwonyine bushoboka umugisha w'Imana kuza mu buzima bwawe ni ukubakira Imana igicaniro, ariko ukakora n'iyo mirimo yose y'igicaniro tuvuze, ukamenya guturira Imana amahoro iguha umugisha. Ushaka rero gutura hano kuri iki gicaniro, senga ubohoke. 0782 70 65 cyangwa 0781 60 74 144. Imana iguha umugisha. Wakwiyumvamo guhita utanga ituro ryawe kuri iki gicaniro, washaka ko tugusengera tugufasha tukagusengera, washaka ko hari igicaniro dusandaza umuryango wawe wubakiye abadayimoni, umuryango wawe wubakiye imyuka mibi, izo nimero wazitubonaho. Washaka ko umaze guhishurirwa ko inkomoko y'ibibazo byawe, inkomoko y'intambara zawe ari icyo gicaniro Iso yubakiye za Nyabingi, iwanyu wajyaga ubona bazanye umupfumu nyuma yo guterekera ukabona abakozi ibintu, cyangwa nawe ubwawe urabizi ko n'aka kanya bakibikora. Biragoye cyose utarahishurirwa ubuntu bw'Imana buguhishurira kubaka igicaniro cy'Uwiteka, cyangwa se kuzajya ujya ku gicaniro cy'Uwiteka ukahakorera imirimo y'Imana. Uburyo rero bwo kugira ngo uboke, uburyo bwo kugira ngo nta bundi, umugisha w'Imana ugomba kukuzaho biciye muri ibyo byose twavuze. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bibane nawe. Uwiteka akugirire neza. Data, mu izina rya Yesu, girira neza uyu muntu wumvaga buno butumwa bwiza. Ibyo atajijukiwe, ibyo atumvise neza, Mwuka Wera ugirire ubuntu. Mwuka Wera byumve. Mwuka Wera ijambo rivuga yuko nuzuzemeza, umwemeze aho ari, umwigisha aho ari, umwigisha bimufitiye umumaro, umwigisha uburyo bwo kubona ibyo akeneye, umwigisha uburyo bwo gucika kw'ingoyi iyo yibonagaho imufashe. Mu izina rya Yesu Kristo bamugapfa akazuka, umutandukanye n'ibicaniro yibonagaho, umutandukanye n'ingaruka z'ibicaniro by'umwanzi. Urakoze Mwami, nk'uko Gideon yasenye igicaniro ise yari yarubakiye Bayali, Mwami, kandi ngo akabikora byitondeye, ndetse ariko ufasha uyu mwene data, ariko ufasha uyu muvandimwe, ariko ufasha uyu muntu, umuhe ubushobozi kandi umuhe ubwenge bwo kubaka igicaniro cyawe abyitondeye, kandi Mwami umuhe gukora umurimo wose ujyanye n'igicaniro kugira ngo abohoke. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ikubohore. Imana y'amahoro ikuhe ubuzima nyabuzima, iguhe amahoro nyamahoro, iguhe ubutunzi, iguhe ibyo wifuza, iguhe ibyo ukeneye byose mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka yavaga ku bicaniro byo mu miryango y'iwanyu ikuveho mu izina rya Yesu Kristo, ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka iyo myuka yavuye ku bicaniro byo mu miryango yanyu ikuveho mu izina rya Yesu Kristo, ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina ryawe mugapfa akazuka dusenze twiseye. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Niba utarakora subscribe uyikore. Tuzagaruka tuvuga ku bicaniro by'abarozi n'uburyo bishika n'uburyo bikurura, na kwa kundi nyine mujya mwumva ngo umuntu bamwoherereje ihembe, bamutongere ihembe riramusekuye, bamukubitishije inkuba. Ibyo nibyo tuzagarukaho, tuvuge ku bicaniro by'abarozi n'uburyo twabikumira nanone ntibigire ububasha ku buzima bwacu. Yesu abahe umugisha, mugire umunsi mwiza, nakagaruka. Hanyuma rero ukande subscribe, numara gukanda subscribe ukore share kugira ngo tujye tubana igihe cyose. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.